uyu munyeshuri yarambwiye nze ndebe ibyo namwigishije niba yarabimetirije, ndamubwira okay reka nze. Izo ni ingredient twakoresheje, ndaza kuzibaha muri description byose na process yose. Rero wowe icyo usabwa ni ugukurikira, ubundi ugakanda kuri subscribe kugira ngo ibintu nk'ibi ngibi bitazajya bigucika. Dukomeze. Ikintu ukeneye cya mbere ni ukugira indobo ebyiri cyangwa amabasi abiri, kuko hari ibyo uvangira ku ruhande ukabanza ukabitereka. Ubundi na ingredient zawe zikaba ziri hafi, n'udupimo uraza gukoresha natwo ukabyegereza. Muri iyi basi itukura twese dushiramo soda ash niko bayita, ifasha kongera urufuro. Byose ndaza kubibaha muri description n'umumaro wabyo. Wowe icyo usabwa nk'uko nabikubwiye ni ugukurikira. Indi basi tugiye kuvangiramo izindi ingredient zose zisigaye, harimo iyi twabanje ni silesi, dukurikizaho sulfonique, uretse ingredient bita CMC niyo turi buze kuvangira muri ya ndobo yindi, kuko yo twavangishije amazi ashyushye, twagiraga ngo isabune ize kureta, kandi iba ari isabune iremereye. Tuhita dushiramo na glycerine nayo ifasha gutuma intoki igihe umuntu akoropa zitaza gukomera, mbese ikifasha ni ukoroshya intoki. Nayo tuyishiramo, n'ibindi byose bisigaye byose turavanga. Naje gusanga kamera nari nayihishe nabizi, ariko ndizera ko bigaragara. Ubundi ukavanga za ingredient zawe, ukazivanga neza kugeza ukagenda wongeramo n'amazi kugeza ubonye bivangitse. Dusoza gukora ino sabune, sibyo? Tuza tuguha nawe ukarabe intoki. Aha rero twari bukore injerekani imwe yose yuzuye, ariko kubera ko dufite muri ya basi yindi andi mazi twari twakuyeho angana na litiro 3 gutyo, turahita turekera dusigaze mbese mezire y'amazi yandi twateretse. Icyakurikiye ni ukwita dufata ya basi yindi tuhita tushiramo CMC, noneho tuhita tuvuga ngo reka tuyivange dukoresheje umwuko, kugira ngo buri muntu wese azabone ko nyine byoroshye ko ibikoresho afite mu rugo bishobora kumufasha abaye adafite stick blender. Turangije turavanga, ariko iyi ingredient iragora cyane, iragora. Nzabereka ubundi buryo wayivanga byoroshye, ariko ni isukari isaba imbaraga pe. Twavanze turavanga bigeze aho ngaho tubonye itari kunoga, turavuga ati ariko se turi mu biki, reka tugende dufite stick blender. Twese twanzura ko umuntu ushaka gukora iyi sabune azagure stick blender, kuko ntago zihenda, zigura 20,000. Rero twese tuvuga ngo reka tugende tujye kuyivangira ahantu hari prise, kugira ngo dukoreshe ka blender ko mu ntoki. Twahise dusukamo ibara kugira ngo tubivangire rimwe. Ubundi twita dukoresha
ako ka blender navugaga turavanga. Niba utuye za Kicukiro, Gahanga, Nyanza, ahantu nk'aho, ndaza kwereka brand y'uyu mwana w'umukobwa, aracyari muto nubwo aruzuza imyaka 18. Ndaza kuyikwereka, noneho wowe n'uzayibona muri botike iyo ari yo yose uzamugurire nawe yiteze imbere. Ugomba kuvanga kugeza ubonye bya bintu byari byanze, ya CMC yari yanze kwivanga, kugeza ubonye yivanze kandi ukabona ufite shape, nabyita shape, cyangwa ufite texture ukeneye ya sabune yawe. Twebwe ntabwo tujya dukora utuntu tw'udusabune tw'amazi, hoya, ukora isabune ku buryo niba uyogesheje ibyombo uba ugomba gukoresha n'icyogesho kimwe gusa, ukaba wakoza amasahani menshi, cyangwa niba ari ugukoropa ukaba washiramo agapfundikizo kamwe mu ndobo y'amazi ikagukoropera. Nuko nguko rero twabigenje. Icyo nahise nkurikizaho, kuko nari nkeneye isabune yo muri toilette, nahise ngabanya amazi, nyagabanyamo 2, ariko tutarayagabanya twese tuvanga n'andi twari dufite ku ruhande, kuko urabona ko urufuro ruba rwuzuye. Twese tuyashiramo nayo turavanga. Icyasi gikurikiraho ni process yo kugira ngo nkureho amazi nyagabanyemo 2, mbese ino sabune nyigabanyemo 2, ubundi mpite nshiramo impumuro mu isabune, kuko urumva isabune y'ibyombo ntabwo washiramo impumuro, byajya bihumuramo. Isabune rero nkoropesha muri toilette mba nshaka habe hahumura cyane, nshiramo impumuro kandi itari na nkeya. Hagati aho rero nkunda gukina n'isabune, mba numva ari nka therapy kuri njye, nyine mba numva bimvura stress. Nuko rero nibyo nari ndimo. So impumuro zanjye ni izo ngizo naje nzitwaje, ubundi nzishiramo, ndongera ndavanga. Nibyo. Mwakoze cyane gukurikirana ino video. Ubutaha nzabereka ukuntu gikotori ikorwa, kuko nk'abantu dutuye mu nkengero za Kigali usanga umwana ajya kwiga afite umwera. Iyi rero ni imari ishyushye.